Abakunzi ba Mwenyura TV muri aka kanya rero ikintu kigiye gutuma ikintu gitumye nza hano muri aka kanya no kugira ngo mbagezeho ni itangazo YouTube yasohoye. Iri tangazo rirareba aba content creators cyangwa se by'umwihariko abantu bakoresha YouTube muri rusange, aho YouTube yashyizeho ingamba zikakaye. Ese izo ngamba ni izihe? Kugeza ubu YouTube mu minsi nk'itatu ishize yasohoye itangazo ivuga ko umuntu uzajya ukoresha agafoto k'inyuma cyangwa se thumbnail kagaragara inyuma, ka gafoto kaba kagaragara kuri video utarayifungura, niko bita thumbnail. Ngira ngo content creators murabizi. No kuvuga ngo rero uko uzajya ushyiraho ako gafoto cyangwa se ugakoresha titire wa mutwe w'amagambo ushyira kuri video wakoze, ariko YouTube ya checkinga yasanga wa mutwe wa video cyangwa ya thumbnail idahura n'ibiri muri video izajya ihita yisiba. Ibintu byahindutse rero. Niba ukoresheje ifoto n'umutwe wa video cyangwa se titire ushyize kuri video, gerageza nibura bihure neza bihuriranemo ku buryo ibyo uri kuvuga muri video bihura na wa mutwe ndetse na ya foto igaragara inyuma. Ni ibintu rero YouTube yashyizemo imbaraga, ariko kuri ubu ngubu bigiye gutangirira mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse bikazagenda bikomereza no mu bindi bihugu. Ushobora rero kuzisanga nyuma y'Ubuhinde nawe wisanze muri icyo cyiciro cy'abantu bahanaguriwe video kuri YouTube bitewe n'uko ibyo uvuga ko titire washyize kuri video yawe ntabwo ihura n'ibiyirimo, ndetse n'aka gafoto thumbnail kagaragara inyuma ntabwo mu by'ukuri kari guhura neza n'ibyo n'ibiri muri video. No kuvuga ngo rero YouTube ni checkinga ikajya isanga umutwe wa video n'ifoto bidahura na video izajya ihita iyisiba. Ibi bintu impamvu mbivuze, hari nk'igihe ujye kuri channel runaka, urabizi ifunguye YouTube channel ugwa ku macano menshi cyane, ugasanga ukabona nka video iriho byacitse, ndetse titire ugasanga iragukura umutima, ugagira amatsiko yo kuyireba, ariko wayifungura mu by'ukuri ugasanga ya titire na ya foto yagaragara inyuma ntaho bihuriye na video nyirizina. Ndetse ibi bintu uretse kuba YouTube yabihagurukiye, bituma channel zidakura zigahera hasi ku rwego rukabije, aho umuntu cyangwa se audience ireba ibintu byawe, iyo uploadinze video ihita yimagina yuko n'ubundi ari ibintu by'amabeshyo birimo, nta video y'ukuri irimo. YouTube rero yarabicekinze isanga bishobora kuba byayigwisha mu gihombo cyangwa se bikayicira izina. Ikaba ariyo mpamvu yashyizeho izi ngamba zikakaye ndetse no kwihanangiriza aba content creators kongera kugumya gukomeza gukora ayo makosa. System rero bita clickbait izajya icekinga irebe niba titire na thumbnail washyizeho bihura na video. Nibona bidahura, video ujye ubona nta ikiri kuri YouTube. Nisanga bihura izajya iguma, ariko nisanga bidahura izajya ihita isibwa. Ni ibintu rero biba bibabaje kuba wafasha akanya kawe, urabizi kugira ngo utunganye video ugeraho uyigeza kuri channel, ukuntu biba byatwaye umwanya munini, biravuna mu by'ukuri. Video rero niba wayikoze cyangwa wayitanzeho n'amafaranga, utazatungurwa ubonye video yawe isibwe. Ni ibintu kandi YouTube isohoye itangazo nk'iri, ni ibintu ihita itangira gushyira mu bikorwa. No kuvuga ngo rero ugomba kwitondera video uri gukora. Titire washyizeho n'ibiri muri video bikaba bihura. YouTube ntabwo ishaka byacitse, irashaka yuko umuntu akora ibintu bihura na video uko byakabaye. Ngira ngo murabizi yuko iyo ukoresheje nka video y'abandi, nubwo wabafasha agace gatoya ariko mu buryo burirego cyangwa se butemewe, uhita ubona icyo bita copyright infringement cyangwa se strike kuri channel yawe. Ushobora kwibaza ati kuki ibasha gutahura ibyo ngibyo? N'ubundi uko itahura ibyo ni nako izajya itahura titire cyangwa se thumbnail zidahura na video uko imeze. Uzajya uba waruhiye ubusa igiye kubisiba. Iyi message nyizanye kugira ngo umuntu ushobora kugira amahirwe yo kumva iyi video agira ibyo ahindura mu mikorere ya video, kugira ngo atazajya akora video zamuvunnye zitanzeho amafaranga. By'umwihariko abantu bafite channel zihembwa, hari ukuntu usa nkaho washoyemo amafaranga. Murabizi ibintu ni business, iyo wagize amahirwe ukagira channel zinjiza
ugomba no ku mafaranga make winjije kujya ukoraho makeya ugashora kugira ngo ukore ibintu bifite karite cyangwa se quality bimeze neza. Byaba bibabaje rero wataye umwanya wawe uri kweditinga video wayitanzeho amafaranga ukora ibiganiro ugira ibiki, warangiza ukiyigezaho kukwinjiriza amafaranga bagahita bayisiba. Ni ibintu bibabaje cyane. Aba content creator rero nizere yuko tugiye kwisubiraho tukajya tugerageza tugakora tugashyiraho titire ihura na video, pana byacitse wafungura video ugasanga n'ahantu bihuriye, ndetse n'agafoto kagaragara inyuma thumbnail. Iyi video niba wumva yagufashije ukumva ifite akamaro ndetse ikureba nkawe nk'umu content creator, ukaba ugiye kwitondera ibi bintu ukurikije iri tangazo YouTube yashyize ahagaragara, ushobora gukora subscribe kugira ngo ubutaha utazacikanwa n'andi makuru cyangwa se n'indi video ifite akamaro nk'ingi. Iyi channel akamaro kayo kugeza ubu ni ukunyuraho amafilime kugeza ubu rero, ariko ntabwo nari kwihererana inkuru nk'iyingiyi tureba twese ngo nyigumane. Niyo mpamvu naje kuyibasangiza kugira ngo twese tugire ibyo dukosora. Nkatwe dufite channel zikiyubaka ziri kugerageza gukora, ni byiza ko twebwe ari twe binareba cyane ku rwego rwo hejuru kuruta bari abantu bafite channel ziri hejuru cyane. Twebwe turasaba gukora ibintu byiza bifite karite kandi bihura na video ubwayo nyirizina, kugira ngo mu minsi iri imbere bizatugirira akamaro. Kora subscribe rero kuri iri channel, nuyikoraho nta gihombo kirimo, kuko hari video nyinshi zibategereje kandi zibasusurutsa, zaba filime na comedy byose icyarimwe. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye cyane, muzagire umwaka mushya muhire.